Halo, Yes, baby bite ni sawa cyane baby. Amakuru umeze ni neza cyane kabisa. amakuru y'iminsi Ni meza, ni meza cyane. Bisanzwe urabizi, you know. I know sha akazi bimeze ute se Cyane, ameze neza cyane. Wese umeze ute? nanjye ndategereje aho wagiriye mu kazi ngo uzamvugisha Baby, ukagenda ugaruka you know, baby, I miss you, you know that. really Yeah, you know that, baby. babe burya urarenze pe uzi kwakitinga neza Nzi kwakitinga neza. Nese ndi gukina filime. sha biranarenze aho Oh yeah. uwo mwakiteri mwiza pe No. Gute se? biratangaje kubona umuntu ujya mu kazi ukagaruka ukagenda ugaruka ukamvugisha ari uko uvuye muri karantine Oya, nakubwiye ariko narabikubwiye babe. Subize se? Nakubwiye kudownloadinga akantu bita Botimu. Call ya WhatsApp hariya ntabwo igishobora gukora. Sibyo? Kandi ibyo bintu narabikubwiye kuri message. Ahubwo wewe sinzi impamvu wagomeje kutabifata nyine kutabigira ntuza ngo ukadownloading sinzi nimba arabuze umwanya nimba byaragenze bite ntabwo nigeze menya ukuntu byagenze ariko nari nakubwiye kudownloading akantu kitwa Botim kuko njyewe ariko sinzi wowe ikibazo phone yawe ifite kuko WhatsApp tuvugana n'abantu ba Dubai cyane ntabwo ibyo bivuze ko tugomba ni kuri ariko urabizi ni kuri voice note cyangwa kuri WhatsApp isanzwe ya message na call muravugana video call mukavugana oya byari ibintu bya kera ariko ubu ngubu hakora akantu bita Botim umpamagaye kuri WhatsApp nyine ni kwa kundi buretse gato ni kwa kundi nakwitabaga bigacikagurika fine none reka bicike voice note kunyandikira WhatsApp birakunda gute tutavuganaga wari uri bize bigezaho narakwandikiye kuri WhatsApp ariko nari busy wanyandikiye umbwira ngo ni downloading okay ariko nigeze umbwira ngo benda gukeneye va tuganire cyangwa umeze ute ha none se akazi nari ndi reka nkubaze akazi nari ndi muzi uburemere bwako really ntago mbizi uzi struggle nahuye nazo uzi ibintu nakoze ukuntu nta struggle nahuye nazo cyane ntago ngiye nigeze mpora n'ikibazo cy'amafaranga ariko ikibazo cy'akazi cyabaye ikintu cya danje koko Davis urakeka ko ibyo arimo nabizi amafaranga ntago nigeze mpora n'ikibazo nayo ahubwo ngiye icyo nahuye nacyo njye nabaye busy kubera akazi kenshi urabeshya uri kubyumva neza koko nta kibazo cy'amafaranga wagize ahubwo avuga ngo wagize ikibazo cy'ibyo wari urimo okay wibagirwa ko hari uwo wasize w'ingirakamaro binarenze icyo ese urakeka ko amakuru yose nayafite bebe naragusize ariko nari nzi ko ndi bugaruka igihe ibyumweru bibiri iminsi 14 ni iminsi iri mike cyane kuba uri guspendinga time n'abandi ibyumweru bibiri ntabwo ari ibintu bya danje babe so reka nawe uruhamo reka ibyo bintu ese burya ntabwo narizi ko ari uko mumeze burya umukobwa ukoresha muri video ugera ukanatereta ukisanzura bigezaho none si ibyo bije bite nawe bitekereza ukuntu bije nyine urakeka ko amakuru yose nayafite none se muri video nkoreshamo abahungu ndirimbira abahungu ntabwo nakubwiye abahungu ariko ibyo ukora byose binsangaho ndi buri kimwe cyose ukoze buri mukobwa mugendanye buri mukobwa muvuganye ninsangaho ndi ibizi biti byose mba mbifite so ugiye kumbwira ngo none se njye nkoresha abahungu njye nigeze nkubwira abahungu ese nta mukobwa wa mbere wakoresheje none se video zose maze gukora ntabwo zabaga zirimo abakobwa kuki utigeze uvuga urakeka se ndinjije ibigezaho nyine kuki se nabivuze nuko nzi ibyo wari urimo nawe bitekereza ibyo narindimo noneho mbwira ibyo narindimo noneho
mbikubwire sinabiyobewe none se mbikohereze ndi umwana uri kuragira nyine ntabwo uri umwana bimenye urabizi ko ibyo wakoraga ibyo nari ndimo uri mama urindi utavuga gutyo uri umubyeyi uri igiki bundi utangiye kumbwira ngo ibyo bintu bya Davis njyayisha ndi igiki kuri wowe utansembura Aisha reka ibyo bintu byihorere ushatse wagenda gake nyine ibyo bintu bireke sibyo Davis ibyo bintu bireke sibyo Davis aka kanya ubonye ko nta kintu ndi cyo kuri wowe ibyo bintu byihorere ese ushaka guha detaye zose noneho mbikubwira ubyumve ubu usigaye uca mu muhanda uri umusore mwiza byacitse abakobwa barakureba Davis D mana we ariko Aisha mbwira abakobwa basigaye bakureba ahantu uri kumwe nande umva mbabarira ukabona ko uri umusitari urenze imodoka ugendamo y'amafaranga yanjye abanza umbwire ahantu uri kumwe nande inzu udashobora kwikodeshereza ibyo ntabwo bikureba ndi wanje uri iwawe se ninde muntu wakoherejemo ibyo bintu wasinze ibiki mura nawe nawabihereje wanyweye cyangwa bimeze biza ariko niyo naba nanyweye nshoboye kuzigurira kuko nta cupa ryawe urangurira oke ndikumva noneho uri kurengera tu nta cupa ryanjye ndakugurira Davis ikibazo ndi kukubwira nonaha mbwira icyo ari cyo ariko ibintu byo kuvuga ngo ntabwo ndakugurira naragusindishije urasinda ibyo bintu bivemo ibyo bintu wikongera kubimbwira gutya iwanjye se unywa amazi mani Davis jya wubaha umuntu ntacyo nangoye kuba ndi kukubwira gutyo nuko mbabaye ni ikibazo mfite nta wanumye nta n'umuntu turi kumwe hano oke nyubahira icyo ndi cy'aka kanya nimba unibagiwe icyo nagufashije nyubaye nk'umuntu twabanye ariko ntago nigeze gusuzugura ntago nigeze ngusuzugura rwose ahubwo wewe ndikumva ninde muntu uri kukubwira ninde muntu wakubwiye ninde muntu uri kukuroga mu mutwe ninde muntu uri kukududa ibyo bintu ndi kumwe nawe ndababaye ibyo ndi kukubwira uzi kubona umusore mukundanye ukarinda base n'ibyo umufashije ukagera imodoka agendamo niyo ariko akanya ari gutereta ubundi bukobwa bukamwirukaho inzabamo nimba nayizanamo abandi bakobwa niyo umukodeshereza ese tekereza ari nkawe ese wakicara ugatuzara ibaza umukobwa umukodeshereza inzu akazayinjizamo abandi bahungu iyi modoka umuguriye ukazabona ari kugendeshamo abandi basore abandi basore byumva icyo kintu muri make urumva ndi guta agaciro kuba noneho mbwiye ikintu cyiza noneho imodoka ifite imyanya ine uragira ngo njye nyigendamo ndi njyenyine kugira ngo unezerwe cyangwa njye nyigutwaramo wenyine ngo mara kuyigendamo nyine oya nyine kuyigutwaramo nta kibazo gihari umva banza unyumve banza unyumve nzanagura n'irenze iyo yawe uve muri ibyo ngibyo ariko nayirigurira niri munsi y'iyo nurayigurira musore banza unyumve ariko ibyo ngibyo bireka ibyo ngibyo urimo n'ibi akanya uribagiwe ibyo ngibyo banza ubivemo bivemo tudashobora gusimbuka noneho se uragira ngo nimba noneho noneho njye nyigutwayemo wenyine kugira ngo wishime ukeneye kujya uyigendamo wenyine noneho nta nubwo ushaka ko nyicaranamo na bagenzi banjye abaye bagenzi bawe sirebe wirirwa uzengurukana nazo uri kuvuga noneho utangiye no kuvugana noneho n'abahungu baguteye kuba jarasi abahungu nigeze nkubwira ku bahungu umaze kuvuga ngo abasore ngo tujye twica ku mukobwa Dubayi uri mu kazi urambwiye ngo umukobwa yagukoze iki byagenze gute ndakubwira ntabwo ndi umwana mu mutwe uri kunsetsa cyane tu kandi umenye ko kunsetsa cyane tu
ntabwo narinze ko umuntu nkawe ushobora kwakitinga gutya ntabwo narinze ko umuntu nkawe ushobora kwakitinga gutya to Davis ushobora kuba nk'abantu b'abana b'abatineja bari aho ngaho ubona ko njye nari mu gihe cyo gukina nawe bayazwa n'ubuntu bw'ubusabusa. Really? Ntabwo narinze ko ushobora orohamo tuvugane neza nta kindi kintu uribeshye. Urumva wazamutse Aisha wageze ku rwego rushimishije ntukinyeneye. none se wari uzi ko ntazagera kuri uru rwego. Numara kumenya kwiyishyurira inzu umva buretse mu modoka wiguriye. Oya Aisha buretse gatoya buretse gato hari kera ubungubu ibyo bintu kera kandi nyigukodeshereza hari kera ibyo bintu ntabwo ushobora kubimbwira kano kanya kandi ndikubwira ntushobora kuyikodeshereza unyumve neza ntushoboye kuyigurira buretse gato nkubwire ntawanga ijana riza murinde ariko njyewe nyine buretse gato mbanze nkubwire ntawanga ijana riza murinde ariko iyo nzu uri kuvuga ngo uri gukodesha noneho ngewe kugira ngo noneho ubyemere neza kugira ngo umenye Davis uwo ari w'aka kanya uri kubyumva neza. iyo nzu price urayizi amafaranga tuyishyura shaka indi nkayo noneho niyindekere ndishyura iyo ubamo ndagushyiramo n'abashiki bawe bose ngushyiramo buretse gato ndagushyiramo n'abashiki bawe bose ngushyiramo n'abasaza bawe nyishyure wasoje noneho nishyure niyo ndimo nimba uri kuvuga si 500 wishyura si 500 wishyura ndafata iyo ngiyo 500 nishyura ngewe ndishyura iyo ngiyo mbamo nishyure niyo umva shaka noneho n'indi imeze nkayo umva noneho umva buretse gato nkubwire umva buretse gato nkubwire shaka indi imeze nkayo abandi bakobwa umunsi ku wundi babona ko inzu urimo ari nziza ufite icyo cyubahiro ariko ikibazo noneho nayishyuye niba ubishoboye tutayishyuriye shaka indi imeze nkayo si miliyoni ku kwezi genda yishyura ntabwo ugize ubufasha bwawe si miliyoni ku kwezi iyo uba wishoboye ntabwo kugira ngo umenye ko Davis muri kuvugana buretse kugira ngo umenye ko Davis muri kuvugana kano kanya atandukanye n'uwuzi uri kunkoroga mu bwonko uri kunsaza noneho buretse gato nkubwire noneho tugeza mu gihe cyo kubwizanya ukuri kugira ngo umenye ko Davis tuzi waruzi ushobora kubwira ibyo ushaka byose ukamumenya ku mutwe wundi nasanze uracyari wundi kumanura ni akanya gato umva nta hantu na hato ushobora kunjyana nta hantu na hato ushobora kujya kuri iyi si ntashobora kwijyana nta hantu na hato ushobora kuvuga ngo uragiye kuri iyi si ntashobora kwijyana buretse gato nkubwire iriya nzu shaka indi imeze nkayo tishyura 500 shaka indi imeze nkayo nzishyura ari ebyiri we kugira ngo noneho umenye ko ibyo bintu uri kuvuga ari amafuti ese ko wapanditse ra noneho ushake niyo modoka uri kuvuga nushaka uzuyifate ikibazo ntiwayitanga nushaka noneho uzuyifate none se noneho wari uzi ko umuntu uri gufasha ari nyiri kuyigendamo byemere ntabwo wishoboye ndi kuyigendamo se uri kuyigenda niba wishoboye wari kuba yaraguze iyawe none reka nze nkubwire noneho nari kuba naraguze iyanjye sibyo nari kuba naraguze iyanjye ngiye kuyongeraho indi ya kabiri noneho kugira ngo niyo nzagusubiza noneho kugira ngo ubimenye niyo ntayo nzagusubiza noneho uzajye kundega uzandega he wiyibagiwe ariko uzandega he wowe izina Davis ryamamaye kubera njyewe n'umuziki ryamamaye se wasanze nta mamaye wamushenze ntabwo bari bakuzi none se wasanze ariko jya wemera icyiciro urimo icyiciro ndimo ni icya kane wowe uri mu cya gatatu cyangwa icya kabiri njye ndi mu cya kabiri ndakeka utari mu cya kabiri none se mbaye ndi mu cya mbere nabagufasha musore mwiza none se reka nkubaze ikindi kintu kimwe
mbese urumva noneho reka noneho mubaze ikindi kintu kimwe. wageze iyo ugera izina Aisha, izina na Davis bihurira weho izina ufite n'iryo mfite bihurira he? Nundi reka mbanze nkubaze icyo kintu kimwe mbikubwire neza ubyumve utazi ugutwi nge neza cyane. izina Aisha riri gufasha Davis D, uri kubyumva? Icyo nicyo rivuze. Izina Aisha riri gufasha Davis. Noneho reka mubwira noneho ikindi kintu utaruzi. Izina Davis D, izina Davis ubu ngubu rifite amafaranga yakwifasha. Rifite n'abandi bantu bari ku ruhande, rifite n'abandi bantu bafite amafaranga arenze ayawe. Uri kubyumva neza? Ariko ntacyo bakumariye. Ntacyo bamariye se? None kuki bamunze nishyura se? Kugikorerwa umuziki nishyuye. None se reka nze nkubaze. Studio mba narishyuye, director mba namwishyuye. Ni ubuhe buryo rero wishoboyemo? Uvuga ngo studio baba wayishyuye, uvuga ibindi bintu. Director ntago uzi uburyo twahuye. Director uramuzi umva director tumaranye imyaka 6. Tumaranye imyaka 6. Iyo myaka yose ariko naho wari wakageze. Nta n'imyaka 3 mwishyuyemo. Mwishyuye iki so? Imyaka 3 reka tumaranye ibi. Nkubajije agaciro k'izina ryanjye mbere yuko mpora nawe wakagura wowe. Usibye ko nta nubwo kagera aho nkugejeje, sibyo? Aho ngejeje se ni hehe? Ufite aka kanya. Aho ngejeje ntigejeje ni hehe? Umva Aisha, orohamo tuve muri ubu bugoryi. Oya ni wowe ufite bwinshi. Ni wowe ufite bwinshi, genda gake, gabanya. Umva gabanya ubwo bugoryi bwawe. Byoroshye kuko wemere. Gabanya nimba wanafushe ibyo bintu tubirangiza. Sinkubesha ahubwo wakabaye ugabanya ubugoryi bwinshi ufite. Ati gute? Burya umuntu iyo atazi yaho namenye yajya. Aka kanya uri kubona ibiguruka ukagurukana nabyo. Rwose uransekereje cyane rwose. Utazi yava namenye yajya. Aho wansanze se wasanze ntazi aho njye. Wamusizeyo. Ubusuze ari mu biki? Wasanze ntazi aho njye. Ese yakumariye iki? Wasanze ntazi aho njye wowe. Ubu washyushye yagukoreye umuti ntabwo utagize. Reka nze nkubaze ubundi. Reka noneho nkubwize ukuri. Ubuze muri kumwe. Noneho reka nkubwize ukuri. Umukobwa uri kuvuga ubundi uzi uwo ari we. Sinangombwa kumumenya ko ntacyo amariye. Ubundi uzi uwo ari we. Sinangombwa. Iyo gahunda nta niyo nari mfite muri njyewe. Ibintu nari mfite muri gahunda yari wowe gutyo. Kumurongo. Really? So noneho wowe utangiye yo gukomeza spending amafaranga ku muntu uri kujya mu bandi bakobwa. Ego, spending inoti nawe zijyana ku bandi. None se ariko nge uri kuncanga cyane. Noneho wowe waramfashe mba umunyururu wawe ku buryo umukobwa wese ngomba kuvugana nawe ngomba kuza nkakubwira ngo babe navuganye na runaka kugira mbabarira ibyo bintu ni ibiki? Ubundi se kuki abandi bakobwa bose utigeze wakutenga gutya? Aha wakabimenye se ndetse nabikubajije byuko buri mukobwa wese muvuganye. None se uyu nguyu yagutwaye iki? Ikibazo nicyo mwakoranye muri Dubai kuko se mukobwa nuko wewe wabonye ko ntabwo yapfungura nuko wabonye ko urwego ashobora kungeza noneho rutandukanye n'urwo uri kuvuga. Really? Umukobwa yakitingisha muri video. Uzarinde se? Nirwo rwego arimo. Uzarinde se? Ibaze urwo rwego ariko. Nyine se uzarinde. Ngera kambaze mubaze. Ubundi uzarinde. Ibaze urwo nyine were kambaze mubaze. Gushyirwa muri video. None se kubereye manager. Umuntu nawe wabereye manager kugira umwishyura ajya muri video yawe. Ibaze urwo rwego. Esundi zinara ntago nigeze mwishyura noneho reka mbanze nanabikubwira. Ibyo se nabikubajije. Noneho ubanze umenye uwo ari. Uriya mukobwa Reva ari hatandukanye nawe. Revo ariho. Zigumana niwo zicyo kumariye. Nyine reka mbanze nkubwire. Reka mbanze nyine sunsabye kukubwiza uwo ari we ukuri. Reka mbanze nkubwire uwo ari we. Uriya mukobwa atandukanye nawe. Banza ubyumve neza. Revo ariho itandukanye n'iyawe. Iyihe?
amafaranga akorera atandukanye n'ayawe. Noneho reka mbikubwira, noneho reka mbe straight away mite mbikubwira direct. Noneho nicyo cyagukurega aho ufite niyo kuzaza ujya ku bakobwa bafite inote nyinshi kugira bakuzamure. Aisha, ugejeje ahantu ntakagombye kugera tu. Nawe urabyemera ko nakugejeje aho utakabaye warageze. Weho oya ugejeje mu byo turi kuvugana kano kanya. Ugejeje ahantu ntakagombye kugeza ndi kuvugana nawe gutya. Ngo amafaranga afite nta naho mwahurira. So bivuze ko ukurikira abakobwa bitewe n'inote bafite kugira ubona aho uzamukira. Ikintu nshatse kukubwira ni iki? Ikintu nshatse kukubwira ni uko ugomba kubaho umuntu. Ntabwo ugomba gusuzugura umuntu wese kuko ubona yakoze akazi wenda. Kujya muri video ntabwo ari igisebo. Ntabwo ashatse kumbwira kandi kuri kose nk'uko. Kujya muri video ntabwo ari igisebo. Ahubwo wevuga ikibazo ufite kuri uriya mukobwa icyo ari cyo. Ikibazo ufite ntanacyumvishije neza. Ni ikihe? Wowe ikibazo ufite ntabwo nigeze nkibona ku bandi bakobwa bose nakoresheje muri video. Ikindi kandi nyine ikibazo nicyo mwakoze, ibyo mwakoranye. Ibyo nakoranye nawe se hari kamera, hari record, hari iki? Wenyereka iki evidence ubundi yibyerekana. Iri hese yinyereke nyine. Fine, ndabiguha n'ugushaka, ndabiguha, wetegereza. Hari ikindi se? Weho ibintu urimo bizaza mu bwonko mbabarira udatuma mpinduka nkasara noneho byanyabyo nkavuga ukuri. Ukavuga ukwe kuri se? None se mu byo uvuga byose wavuze iby'imodoka, wavuze iby'inzu, wavuze iby'ibiki, nakubwiye ngo ibyo bintu byose aka kanya nabyishyura. Ntacyo waza unkangisha muri aka kanya. Batuma ngo uri hagati yanjye nawe umenye ukuri kuri. So aka kanya revo ngezeho nkeneye, aka kanya revo ngezeho nshaka n'amafaranga arenze ayo ufite wowe. Noneho ubyumve neza kugira ngo ubimenye neza. Uwo mukobwa nta n'icyo umukurikiye. Uri kubyumva neza? Nta kintu nkurikiye kuri uriya mukobwa. Nari mfite amahoro, numvaga ko ari we uhari. Ariko nimba utangiye kunzanaho ibintu nk'ibyo ngibyo biri bullshit. Ntago wapfa kunyurira gutyo gusa. Really? Ntago ushobora kumbwira ibintu byose wishakiye tu kugira ngo njyewe unceceke. Ngo amafaranga se ni Davis. Amafaranga aka kanya ndi kuyamakinga. Yari kuyamakinga ko ni njyewe. Ndi kuyamakinga. Ikindi nimba wowe kuvuga ngo wowe uri kumfasha kugira ngo ngere kuri ayo mafaranga. Hari aho wasanze maze kugera. Wasanze maze gukora amafaranga arenga miliyoni 10. Noneho kugira ngo mbikubwire neza. Wasanze maze gukora amafaranga arenga miliyoni 10, 15, 20. Uragiye kuri umuntu uri hejuru. Nubwo ntari nyafite muri cash, ariko aya mafaranga ugiye mu mibare wayasangamo. Uri kubyumva neza? Davis. Ntago wasanze Davis ari umuntu ukorera 50,000. Zo kunyumva neza cyane. Aho hantu tuze kumvika iyo point tuze kuyumvikanaho neza. So rero ako kanya gatoye iyo moment tumaranye ntago ushobora kuyibyimbisha imyaka ibiri muri kariyeri yanjye ngiye maze gukora muri kariyeri yanjye maze gukora imyaka 6. Imyaka ine wari uri he? Davis uzi n'ikindi? Ntabwo ndi mu gukina nge nawe. Ukuri guhari nuko umenye ukuri nuko video wibwira ko igiye kujya hanze nizigera ijya hanze nge nawe ikibazo dufitanye kitarakemuka. None se ngo nakoze ikibazo mfitanye nawe ubundi ni ikihe? Kugarutsa na kuri point ya nyayo. Ubundi ibi bintu byose uri kuvuga bigeze he? Ubundi ikibazo nge mfitanye nagiye hariya nta kintu nagiye gukora video nta kibazo mfitanye nawe. Ikibazo tukigiranye ngarutse, ikibazo tukigiranye video imaze kurangira. Ikibazo ubundi kiri he? Video spendinze yo bazanje ugiye aho bikumbwira ngo nashina kumariye. Niyo mpamvu utagomba gusohoka kandi ari byifiteho uruhari. Hagati yanjye nawe paka bikemuke. Wowe warayifirimye ubundi. Reka mbanza nkubaza ikintu kimwe. Wowe hazajyaho wowe kuri director hazajyaho ngo Aisha direct. Agaciro kurusha.
ariko rero amafaranga yanjye urasekeje nagusendinzeho rwose kuri video hazajyaho Aisha director nta nubwo ushaka gutekereza amafaranga nagusendinzeho nyine kuri video hazajyaho Aisha director ibyo sinabwo nibyo ushatse kuvuga ukuri guhari ni uko buri faranga ryose risohotse riba ryanditse uri comptable isaha yanjye basohoka n'ayawe uri comptable nyine ufite ahantu byanditse cyane rwose iyo usohora ibyawe nyine ugira aho wandika kugira ngo ariko menya ko umuntu uri gufasha nawe aka kanya afite amafaranga umuntu wafashije aka kanya afite amafaranga icyo ari cyo cyakukwereka ko nimba umaze kuyagira ikintu cyose nagusipendinzeho uko nacyanditse ugomba kukingarurira guhera ku giceri cy'atanu kuzamura kugeza aho naguhaye yose Aisha warangurije ubundi muri make warangurije nabikubwiye ko nanjye nubwo ariko nagutwereraga kugira ujye kujya muri abo bakobwa ntabwo nagutwereraga ariko none se wanshakagaho iki icyo wanshakagaho warakiguze umwana naramuguhaye nanjye ariko ngo iki aka kanya nabyize ngo iki cyo nagushakaga ariko havuyemo umwana sasa hari ikiguzi kindi unsaba Aisha utangiye ibiki nibyo nyine wumvishe ngo iki wabyumvishe umva tuvugane neza njye nawe ntacyo tuvugana ariko ibintu byo kuzamuka ibintu byo kuguruka nta kintu njye nawe tuvugana wacyumvise icyo nshatse kuvuga ibintu byo kuzamuka ibintu byo kuguruka tube tubivuyemo banza unyumve neza iki kibazo kiri seriye wumva iki none urumva ubaye seriye se ibyo bintu ntabwo twigeze tubivugana ubaye seriously noneho umva Aisha aka kanya tureke kwiteza abantu mu buhe buryo se bw'uko umaze kumenya ko ngutwitiye umwana aka kanya ndagufite nawe wanshikira ngo ngiye cyo nagushakagaho naho wancikira aka kanya umva Aisha nyumva neza ibi bintu nawe byagukutaka ibi bintu nawe byakugeraho byakwicira izina iki ko umugore ari ubyara wansabaga ibimenyetso noneho ndabikweretse sibyo kandi nanabigaragaza icyo hagati yanjye nawe twari duhurijeho kandi nimba agaragaza ko amafaranga yose buretse gato noneho aho ugeze aho ngaho byahita bikwereka ko noneho uri cipu wanamanuka n'izina rigapfa orohamo kandi unabyemera cyane oroha bebe orohamo gakeya urushatse kwigaragaza ko hari icyo nagukurikiyeho noneho aka kanya biremezwa yuko ntago ndi kwigaragaza biremezwa yuko noneho aka kanya njye nawe buretse gatoya ntago ndi havuyemo umwana ese n'abana urabihakana ntago ndi kwigaragaza banza unyumve neza none ari kwigaragambya ariko se uri kuvuga ayo magambo yose ubundi noneho ko numva wamfashe nk'akantu uri kubwira ibyo ushaka byose wabanje ukanyumva neza ngambwira umusore wabanje ukanyumva neza ubundi ibyo bintu byawe ni bike njye ndi kukubwira ngo ibyo bintu imyaka tumaranye imyaka 2 ibyo bintu twabivuganye inshuro nyinshi ibyo bintu nawe urabinyemerera kubw'akazi ukora mbabarira utaza gutuma ubugoryi butoya cyane budatuma wakitinga nk'umusazi ndakeka ariwo bufite bwinshi none aka kanya wansabye proof niyo mfite noneho harabicikira ikindi kandi utanibagiwe umva mbabari genda gake mubwire nawe udasoza ariko umva ise wewe wabanza unyumve shyira mu mutwe wawe yuko buri kimwe cyose byitwa ngo wavuze buri kimwe byitwa ngo wavuze ariko umva Aisha ceceka gato tuvugane njye nawe nta mwanya nigufitiye aka kanya ceceka gato yabanza nkumve tuwanyihenuye ngo nta kintu nakumariye n'iki nagaragaza yuko njye nawe nagukurikiyeho iki aka kanya ibimenyetso byose ndabifite rikodi nayifashe
nta kintu nakumvaho ariko se ibyo bintu noneho ibyo bintu noneho utangiye bya record ni ibiki ibyo bintu bugufi wari wizamu ahubwo bayi reka mureke umva buretse gato ibyo bintu by'abana ntabyo mfite nta mwana mfite muri gahunda y'ibyo bintu nta mwana uri muri gahunda umva iyo nta kintu mvugana nawe please umva reka turebe ukuntu umva banza unyumve noneho banza unyumve nyine banza unyumve ibyo bintu kuki wabihereranye wabyihereranye ntubimbwire kuki wihereranye ibyo bintu ntubimbwire niyo record ndabizi iyo record nayo ntacyo wayimaza umva buretse gato tubanze tuvugane neza dutuje n'ejo tubonane sibyo n'ejo tubonane weho ibyo bintu ko twabivuganye inshuro nyinshi nta bintu ibyo bintu narabikubujije nimba warabiretse ubyimenyere ubyimenyere ibyo bintu ntuzigere ubinzanaho tureke kwiteza abantu b'umuntu mukuru ufite imyaka ine hejuru y'iyo mfite ufite imyaka ine hejuru y'iyo mfite nyine ntabwo ndi kwizamura ndi kukubwira ngo ufite imyaka ibimenyetso byose ndabifite ufite imyaka ine hejuru y'iyo mfite ceceka ibyo bintu bishyire ku ruhande nimba mbabarira tureke kwiteza abantu ukuri kose urakubona hanze tureke kwiteza abantu ejo urahari se ukuri kose urakubona hanze nimba udashaka njye nawe hagati ko tubirangiza nyine noneho okay tugeze kuri sije yo kubirangiza nta kibazo njye nawe tubirangiza rero tubirangize ute njye nawe tubirangize njye nawe mbabarira ndaje mbikwereke ko byose bishoboye njye nawe mbabarira duhure umva noneho ndi kumva ibyo uri kuvuga byose noneho ibyo uri kuvuga byose uburyo ngomba kubirangiza ibyo uri kuvuga byose aka kanya ndi kubyumva ikigira cipurekera nta kintu nyivugana nawe umva nyumva neza noneho utangiye kuvuga izindi proje ntari mfite muri gahunda yanjye utangiye kumba nyine weho ibintu twavuganye ntago ari ibyo ngibyo umuntu mukuru nkawe ntago wakabaye wakitinga muri ibyo bintu bimeze gutyo utangira kuntega ibintu by'inda utangira kuntega ibintu by'abana ibyo bintu mbabarira aka kanya ahantu ndi mbabarira ibyo bintu biceceke ikibazo cyose dufitanye nimba ufite n'izo evidence z'ibyo ngomba kukwishyura umbabarire mu buryo bwose bushoboka na management yanjye ibyo bintu mbabarira ndabyishyura mbabarira ndabyishyura mbabarira pe mbabarira nta muhanzi ujya upfa kujya mu by'abana pe yemera umwana ari uko abonye akuze nyine yaramuruhanye nyine ibyo bintu ubundi reka mbanze nkubaze ngiye kugukupa wamfasha kudakeneye kuvugana nawe hashize igihe kingana gute ufite ibyo bintu mbahashize noneho reka tuvugane noneho mvapanitse uku ni ukuri mfite kandi ngomba guhagararaho icyo kimenyetso wasabaga proof okay Aisha noneho reka tuvugane neza nk'abantu bamaranye igihe babana oya ntacyo nyivugana nawe please can you go ibyo bintu ubimaranye igihe kingana ngiye kugukupa ibyo bintu ubimaranye igihe kingana gute ibyo si ngombwa nukenera kubimenya hagati yanjye nawe tubanze dusoze ibyo inote zanjye nagusipendinzeho kuki utigeze umbwira ibyo bintu nikubwira iki sumbajije ngo ikimenyetso kigaragaza ko njye nawe hari icyo nagutanzeho inyandiko irahari no kuba nkutwitiye birahari so go away from me mbanze mbirangize nkwereke ko njye nawe tudakina
umva Aisha mbabarira ejo tubonane mbabarira Aisha mbabarira no go Aisha go Aisha